ni ikimenyane gishingiye kuri ruswa y'igitsina. Ninge cyo ndeba ni ikintu kiduhuje uyu munsi cyangwa se cyari kiduhuje uburyo kigomba gukemuka mu buryo bwiza, byaba n'uburyo bibi tukaba twabikora, urumva iki kintu niho ndareba gusa. Habaye hari nk'itegeko rihana umuntu hamagaye n'ingo asubire muri projet akampamagara nahita njya kumurega. Akampamagara ngo ningaruke muri Mbaya, namurega bakamufunga cyangwa bakamuhana. Reka nanjye mbaye ikaze mwese mukurikiranye ibiganiro bya Yawe TV nkuko bisanzwe, aho tugenda tubazanira abatumirwa bagiye batandukanye. Ni Ange nkuko bisanzwe, ntago ndijye nyine muri kubona ko turi kumwe na Mbaya. Niko nabyita, abenshi bamuzi muri filime ya Mbaya, ariko reka ne kuvuga byinshi nawe, reka muhe ikaze kuri Yawe TV. Tugoye ikaze Mbaya. Urakoze? Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Wambaye neza by the way. Merci. Nawe nuko? Murakoze cyane. Mbaya. Yes sir. Amezi atatu ashize ibyo bintu bishyize ku mutwe? No. Nagashize yashize cyumweru ngirango. Ako nacyo nago kirashira. Okay. Abantu benshi bakuzi kuri Kamaro. Undi ni Kamaro, ni Kamari, ni Kamaro Felicien. Ni izina ry'ababyeyi bakwise. Ya. Okay. Uryo zina serisobanura iki uryumviye ndi kuryumva marumva atari Kinyarwanda. Sinzi ko mbyumva ariko nayo wadusobanuka tubwira ngo iryo zina rimeze gute. Ni Akamaro. Ni Akamaro. Okay. Numvaga bavuga Kamaro. Nuko usanga nk'umuntu witwa mu Kinyarwanda nk'umuntu witwa Musabye Imana bamuhamagara Musabye. Tugaye ikaze kuri Yawe TV. Ya murakoze cyane Yawe TV. Okay, uratangira nyine usuza abakunzi bawe bari kureba Yawe TV cyangwa se bari kureba iki kiganiro. Nta bintu byinshi kubasuhuza ko nibisanzwe n'ubundi ndamutso zo nk'aya masaha n'umuntu umuntu abazitambukije mu gitondo, cyane ko abantu nkatwe bizera Imana tuba tuzi neza ko umuntu wamusuza utamusuza stili ubuzima burakomeza. Kuko Imana nibihedinze. Nitwa Kamaro Felicien, umusore w'imyaka 29. Ndi wawo ndi nyine wahoze nkora itangazamakuru, uyu mwuga urimo urakora nanjye nawukoze igihe kinini. Hanyuma nkaba nari n'umuntu utegura ibitaramo, uretse ko haje kuzamo bya covid. Nari umuntu hosting amapati ahantu hatandukanye, mu maclub n'ahandi hantu wenda bakeneye gukora nka promotion z'amahoteli n'ububari n'iki. Murazizi za Deshire Party na za banda nagiye hostinga n'abantuze. Deshire Party ni projet yanjye. Nayikoze igihe kinini, yabaye successful n'ibyo nyine. Still nkaba ndi n'umuphotographe, uwo munsi ndi umukinnyi wa filime ukomeje, ariko nkaba ndi muri genre ya comedy cyane muri filime. Uwo niwe Kamaro. Okay, urakoze cyane. Ubundi mpamvu twanaguhamagaye ahangaha ni namakuru dufite muri no misi ari kuvugwa cyangwa se ari kugenda bacaracara ku mbuga nkoranyambaga zuko utakikina muri filime ya Mbaya. Hari ibibazo byabaye mwese, undi no kubera icyo utakikina ku muri Mbaya ntago kigaragaramo ama episode yagiye atambuka, ntago ndi kubonamo umuntu witwa Mbaya kubera icyo atari kugaragara muri la filime cyane. Filime kutayigaragaramo uyu munsi, ntekereza ko na mbere yaho ntago nayigaragayemo cyane muri season ya 2. Abantu benshi nyine bibazaga impamvu yabiteye, ariko byatangiye nyine urumva njyewe ndi umwe mu bahedinze yo projet, kuko nanjye wagize igitekerezo nkigeza kuri mugenzi wanjye Bahati. Turagikora nyine na tuza kukenera n'umuntu ufite urubuga cyangwa se ufite YouTube channel twanyuzaho, arahari yitwa Muhire, niwe nyiri Umuhanzi TV. Ubwo nyine twari nk'abantu batatu. N'abandi baza kuza batwiyungabo ho nyine abona castinze b'abakobwa bose bagiye ubona, nagiye mpamagara muri filime kuko niyo wari casting manager na location byose. Undi nawe akaba script writer we Bahati. Undi nawe akaba ashinzwe ibintu bya popularization nyine ari we Muhire. Nyine nuko twahuye, ariko nyuma urumva nyine ama projet menshi yo muri Kigali cyangwa yo kwisi yakunda guhagarara bitewe nuko hagati muri abo bantu bwabo habuzemo ubwumvikane, none bikarangira basepaye. Iyo bitabaye ikibazo cy'ubwumvikane biba ikibazo cyo kwikubira, wenda kubona nka cyagiye amafaranga agiye kuboneka ukumva ko wacinshikota nyine nk'ayo mafaranga ukabonamo menshi, cyangwa se ukareba nk'ahantu hakomeye hatuma utabona amafaranga wowe umva urarikiye kugira ngo uzabone, akaba ari ushaka kugira ngo uce intege. Uvuze gutyo aho ngaho, none se wenda tutararenga aho ngaho uvuze ngo hari igihe bigeraho bikaba ngombwa ko mu bihagarara, ninde mwagiranye ikibazo muri filime? Ni abakinnyi bose muri rusange cyangwa baraguhagaritse?
njyewe barampagaritse Bahati niwe wagize wazanye igitekerezo cyo kumpagarika kuko ni nawe script writer yaramaze n'igihe atanyandikira namubwiye se bimeze bite ko mbona utanyandikira kandi dufatanyije projet bigeraho ngaho mona akajya yandika utuntu ukabona nyine ari kubikora atabishaka tukabona ko harimo ikibazo nanyuje ndamubwira okay niba ari uko bimeze urumva nk'umuntu tubana ubona hatangiye kuvuka ibibazo nk'ibyo ngibyo mu mwatangiranye projet uramwihorera namubwiye okay noneho bireke niyo nta kina style n'ubundi izina rya nyama muri kurikina uko musohora episode mukavuga ngo mbaya yasohotse njyewe niyo nazajya ngaragara ni nko mu mwaka cyangwa se rimwe mu myaka ibiri kuko n'ubundi style izina ryanjye performance yanyu mukora muyikora muri rya zina ryanjye namubwiye nta kibazo nyine byatangiye urumva Bahati we yari umuhanzi urumva ntabwo yari umukinnyi wa filime niburangira ngo nibwo yaragaragaye muri filime kimwe nanjye twese muri rusange ariko ibijyanye n'andi mashusho we nakugaragara imbere ya kamera n'ibintu twari tumenyereye kuba twaratangiranye icyo gitekerezo nuko twanabanaga mu nzu urumva noneho kandi twese tukaba turi abantu bamenyereye no entertainment tukavuga ngo muri no periode turimo turabona filime ishobora gucuruza reka duhuze amaboko tubikore turabikora biratangira ariko uko byagiye biba byiza tubona feedback z'abantu zitandukanye abantu baduha ama request muri gukora ibintu byiza tubona visibility kwiyongera niko umuntu yagiye ahinduka ukabona uyu munsi kubera ko ari we director akeneye kugira abantu bamwe azamura muri filime abandi akabicaza nyine ukabona ntago ari byiza urumva ngiye nk'umuntu uri muri projet nshaka kugira ngo inyinjirize ngiye ntago mashaka kugira ngo projet inyinjirize kumenyekana gusa ariko ni tugera mu buryo buri economy usange nta kintu ufite sibyo ubwo byose twagiye tubiganiraho akaba nyine utuntu tumwe na tumwe muri projet tutagaragaraga nyine twabonaga bidakunze nyine cyangwa se bidasoundinga neza ngiye nkamwicaza nkamubwira nk'umuntu tubana gutya na gutya kugira projet yacu ibe nziza ibi bintu nk'ibi bihindure ntabyumve style bikagoma kwa kundi urumva nk'umuntu directinga filime akanayiyobora akaba ari na main character urumva nkaba n'igihe second character wiwe urumva tuba tugomba guchallengeingana kugira ngo ya projet ikomeze igire inkingi sibyo ariko we agahita yumva ko we hari titre runaka afite ishobora kwangiza projet cyangwa se kayizamura niyo wari ufite ijambo nyine muri makine nyine we yashakaga kugaragaza ko ari ufite ijambo kubera ko ari we wandika script ariko akibagirwa ko nyuma ya script hari ibindi bintu bikenerwa runaka kuko nko mukinnyi wenda waje gukina muri filime nka Jessica cyangwa undi ntago yari amuzi ntago yarazi Joanna ntiyarazi Jokes ibyo byose ni imbaraga nanjye biba byantwaye kugira ngo casting uwo muntu nimuzana bamwandikire scene yikine neza irangire wabone twa proding ibyo byose ni imbaraga nabyo ni ikindi kintu ndetse ubwo ntekereza ko mu bintu bikomeye muri filime casting ari ikintu kiza kwisonga none se utubwiye ngo niwe hostinga abantu uzi abakinnyi ukabazana bagakina niwe wabazanaga ba Jessica ariko muri interview wakoze nakurikiranye wavuze yuko ari Jessica ari mu bantu bakwirukanye bagoye ibaroye kugenda kandi ari nawe wamuzanye ibyo bintu bivuga iki Jessica urumva twamutoye nka president ntago Jessica ari we nyiri igitekerezo nta nubwo ari no mu bantu batangiye icyo gitekerezo kuko ntago yari abizi sinzi ibyo yari yibereyemo wenda yakoraga cyangwa se akazi ke ka buri munsi sinkivanzemo ariko ninjye yamuhamagaye ndamukastinga urumva nyuma noneho aza kugera aho ngaho nyine tumushyira no muri komite urumva tumushyira muri komite y'abantu nyine kugira ngo ajya kurikirana n'ibibazo by'abakobwa urumva iyo dufite nk'ikintu dukora nk'ikimeze nka gutyo hari igihe biba ngombwa ko wenda haba hari nka presidente kugira ngo mu gihe hari nk'ibibazo bishobora kuvuka hagati y'abakinnyi wenda tuvuge nko ku bakobwa ariko akabasha kubikurikirana akabimenya wenda twebwe tudakenewe no kumenya sibyo kuko tuba turi abantu b'abahungu ni mu bwo buryo ntabwo yanyandikiye iyo letter kubera ko yankastinze muri filime ko yari kuba yashanutse ariko nka presidente nyine nawe ari ubushobozi twari twamuhaye ku buryo ikintu cyabaye nk'icyo ngicyo abagomba kukimenyaho urumva nyine nawe yari abirimo urumva cyane ko we na Bahati nyine ari abantu babasa nk'abantu bakoze akantu k'akazu muri filime byagiye byangiza na projet cyane urumva harimo akazu muri filime hajemo ibintu by'akazu ngiye nari maze no kwirambirwa numva shaka no kugira ngo nyivemo nari narapanze n'indi projet yanjye igiye no gusohoka rwose hano hanze vuba cyane urumva nibyo bintu nyine tubyagiye biza mbona ibintu biri aho ngaho none nkurikiza byamanyanga ya Bahati yagiye abamo muri za family naye no kwa barugagi byose nyine n'umuntu ubona ahantu hagiye kuboneka inyungu y'amafaranga agashaka kugira ngo izo nyungu zikubire wenyine noneho ibyo byose nkabira nkavuga ati my future ntago naba ndimo ndayibona neza ndimo ndakorana n'abantu bameze gutya
turashaka ko uduha ishusho nyine mbere y'uko ugirana ibibazo na Makaca, mbere y'uko umutangira gukina iyo filime urubanye gute na Makaca, duha ubuzima mwari mubanyemo mbere y'uko mugirana ibyo bibazo. Bahati twari tubanye neza muri survival nyinshi cyane, nyine urabizi abantu b'abasore bari guhasoringa kugira ngo bubake ahazaza, baba bafite ibibazo byinshi bagenda bahura nabyo, bimwe naranabisobanuye urumva, ariko ibyo ntabwo byaducaga intege, ariko wowe yaciwe intege. Numvise ngo bana ngo mwiruka ngo mwavaga mu nzu ngo mujya mu yindi babiruka mwabuze n'amafaranga yo kwishyura. Ibyo ni ibintu bibaho cyane, ni ibintu bibaho urumva, biri umuntu abivuga kubera akababaro cyangwa se kubera n'ikindi kintu runaka nyine. Biba bivuze ko muba mwaracanye mu buzima. Ni ukugaragaza nyine nyine imbaraga ibintu bifite, ni ukugaragaza mbese umuntu uburyo mwabanye n'uburyo mwahasoringanye, yuko bitagombye nk'aga projet kariya gato cyane, ko ntekereza ko mu mutwe wanjye cyangwa mu mutwe w'undi muntu haba harimo projet nyinshi. Aga projet nka kariya kataranabona n'amafaranga byibura na miliyoni 10, ntekereza ko katagombye gutuma ushwana n'umuntu ngo mugirane ibibazo, ejo muzanahure ntimuvugane, cyangwa se bikaba byaba n'intandaro yo kugira ngo iyo projet isenyuke bitewe no kudatekereza kabiri, urumva. Niyo mpamvu bira byose umuntu aba yabivuza na amadetaye umuntu nyine nagiye mvuga nsobanuraho, ariko nta kibitwaye, bira byo nta kibivuze. Muri interview uheruka gukora wavuzemo umugore wa Makaca yateye inda, nawe hari amarikodi cyangwa se ama voice note wasohoye aba ari kumuvuga, wavuga ko atajya amufasha ibintu nk'ibyo ngibyo, ko nta na biscuit y'umwana amugurira. Ibyo ni umugore wabyivugiye ku giti cye nyine, urumva, nawe afite akababaro ku giti kiwe, urumva, nk'umuntu babyaranye njye sinabasha kwinjira mu byabo cyane, uretse n'ibyo ngibyo hari n'ibyo na mama we yavuze, ni benshi bagiye bamuvugaho byinshi, ngaramubyarutse ibintu nk'ibyo ngibyo, n'ibindi bintu byinshi n'abandi, ariko ibyo ntabwo nabyivangamo cyane. Njye cyo ndeba ni ikintu kiduhuje uyu munsi, cyangwa se cyari kiduhuje, uburyo kigomba gukemuka mu buryo bwiza, byaba n'uburyo bibi tukaba twabikora, urumva, iki kintu niho ndareba gusa. Hari abantu benshi bahise batekereza baravuga ngo ubundi akenshi bakunda kuvuga ngo mbaya ubundi bari abakobwa bose ujya uzana ngo bose urabirira, nibyo cyangwa ntabwo ari byo, barakubeshyera. Ahubwo ntekereza ko abantu bavuga ibintu, ariko nyine abantu bavuga barema ibintu uko babishatse. Ntago njye abakobwa na castinze muri mbaya, nta n'umukobwa n'umwe ndaryamana nawe, kuko ndabizi neza ko wenda ntago banyangira, sibyo, kuko nanabishatse nanabigeraho, ariko ntago ntekereza ko aribyo byatuma iyo filime ibasha kuraninga, sibyo, cyangwa se iyo projet ubikoze n'umuntu mukorana, hari akazi uba wishe, kubera ko ejo aramutse asibye nko kuri set ni urugero, kandi uri mu bantu bahedinze, ntago uzabasha kumufatira imyanzuro ikomeye, kubera ko mukora nyine mufite ahandi hantu muhurira, urumva hibanga, hari ubudahangarwa ubumuha nawe, hari n'ubwo abaguhereza, so ugasanga rero muri projet nyinshi ibyo bintu iyo byajemo nyine birayangiza. Hanyuma se abavuga ko nyine ibibazo byanyu wowe na Makaca ari byinshi, ngo umwana apfaga n'abakobwa bakiramo hariya, ibyo byo ni ibicura bivuga yiki? Abakobwa ibyo bintu by'inkundo twarabihagaritse mu kazi, urumva, ariko ibyabaye hagati ya Joanna na Makaca, njyewe ntago ngende kubivugaho ku giti cyanjye. Joanna ubwe azabibibwirira, nimba ashaka kubivuga, nadashaka kubivuga azabyihorere, urumva. Nyine ikibazo cyagiye kibaho ni kimwe, urumva, muri projet cyanatumye ibi byose bitangira, urumva. Joanna yirukanwe muri filime, noneho yirukanwa muri filime ari umukinnyi mwiza kabisa, noneho ariko ibirego bya Joanna nyine byatugeragaho byazanwaga na Bahati, niwe watubwiraga ibi n'ibi. Ikindi gihe bigaturuka nko kuri Jessica, nyine bigaturuka kuri Bahati na Jessica cyangwa se undi muntu runaka. Jessica avuga ko yagiranye ikibazo na Joanna, oya, nyine bakerekana nyine kote faible ya Joanna cyane, kandi we wareba ugasanga ntabwo ari kwerekana kote faible yayo. Noneho nza kwicara ambaza Joanna, arambwira ati njyewe nyine byagenze gutya na gutya, Bahati akenera ko twakora urukundo n'ibiki, ndamwangira, ati niyo mpamvu nyine byora byose byabaye kugira ngo mpagarare muri filime. Yashaka ko bakundana se cyangwa ashaka ko baryamana nko kundi nyine habamo ikimenyane mu bintu by'akazi? Ni ikimenyane gishingiye kuri ruswa y'igitsina, iyo niko abivuga, ariko ntago njye ngibyo wenda navuga ko aribyo nshimangiye cyane, urumva, kuko nyine nanjye nararebye mbura motifu n'imwe yatumye Joanna ava muri filime, kuko ntayari ihari, kuko cyane ko twatangiranye n'ubwo ntabwo arahembwa muri filime kuva yatangira gukina, kuko urumva hari abantu bakoraga, urumva, bagahembwa, nako bakoraga nyine nk'abapatina, urumva, hari abakobwa twatangiranye
harimo Jessica, Joanna na Joxy na Jory bari bagize aho ngaho tuba umuntu umwe noneho wese duhita dukora contract yuko nta muntu urute ni muri projet n'ikintu kivuye muri projet tugomba kugabana buri muntu wese agafata umugabane ungana n'uwa mugenzi we urumva rero yirukanwe muri cya gihe projet imaze kuba itangiye gusucceedinga urumva still hari ibyo ashobora kuzaregera tukabimwishyura. Uravuze ngo ashobora kuzabiregera mukabimwishyura. Hari contract mugeze mugirana ku buryo mushobora kugenda ku banyamategeko mukavuga ngo cyangwa se akavuga ngo hanga barandeganyije ba mwaka contract akayibereka? Contract zirahari nanjye ndayifite uretse ko nyine contract ziba zigomba kuba nyinshi ariko hari iyo mfite nawe hari yafite urumva zirahari contract zo zirahari kabisa. Gusa nyine abantu ari umwanditsi wa contract yibwira ko yanditse contract wenda agashyiramo amakosa urumva ariko ugasanga mu bijyanye n'amategeko ayo makosa niyo aza kuza kuvamo evidence. So ibyo byagiye byarabaye birahari kabisa zirahari contract. Cyane ko ngewe nari mfite proposal yabo yuko ngo twazaganira ngashaka umugenagaciro akareba nyine uruhare rwanjye cyangwa titre yanjye muri iyo projet noneho nkagira ibyo mbasaba bakabimpa kugira ngo nyivemo. None se narindi mariko ubwo nzabikora nko babinsabye n'ibyanga hanyuma tubishyire mu mategeko. None se ko filime irakwitirira yitwa Mbaya uramutuvuyemo Mbaya zabavuyemo Burundi cyangwa bazashaka undi Mbaya mushyashya bamuzane mu ngende ndumva nyine ari ibintu biba bisekeje kubona umukinnyi yavuye muri filime kandi ari nawe witiriwe iyo filime hakaza mundi. Barateganya ko bazagusaba imbabazi ugasubirayo cyangwa barateganya yuko muzasesa amasezerano bikarangira? Ukuntu bimeze buriya nyine ngewe niyumvamo urumva iyo umukarakter avuye muri filime ajyana n'izina rye urumva ubwo ngewe kuva muri projet nta kibazo ariko ntago bazakomeza gukoresha rya zina ryanjye nakoreshaga nk'umukarakter muri iyo filime kuko bishobora gutuma nanjye yindi projet ngiye gukora ikomeza kugira gute itaza kuza nyine iza kuza kononekara mosa mukuntu. Niyo mpamvu urumva ngiye nzabivamo projet turangizanye mvanemo n'izina ryanjye hanyuma bashaka undi muntu bangaje cyangwa se iyo filime bayihindurire titre kuko numva ariko kuntu twabikora. Hanyuma se uwo wavuze ko ari wowe na Makaca mwazanye igitekerezo cyane wowe wazanye igitekerezo kigeza kuri Makaca mubasha gusharinga murafashanya mubasha no kureba umuntu ufite channel navuga ko ari yifite iriya y'umuhanzi TV uramujama we mwari mubanyeho gute mu interview nakurikiranye numvise ko nawe harimo ibintu by'akabazo ukabona sinzi mwari mubanyeho gute mbere yuko wabonaga we agendera mu kuboko kwa Makaca cyangwa yaragushyigikiye nawe? Iteka abantu badashoboye sibyo ikintu cyose uvuze barikiriza baremera. Ni ukuvuga ngo iyo arebye nka Bahati nyine yandika filime gaca hariya kuri channel yiwe noneho channel ikakomeza gukora igakomeza kugira muvoma we ntago yita yumva agaciro kanje nyiri igitekerezo cyangwa se nkanjye wafashe abantu bose nkabahuje nk'abakastinga ntago yita yumva agaciro kanje ahubwo yita yumva agaciro kandi ka Bahati. Urumva rero mu gihe we yazi ko ibyo bintu atabishoboye kuba yakandika iyo script cyangwa se ngo ayobore iyo filime style nyine agendera mu kwa Bahati. Ikindi kintu Bahati niwe muntu nyine ubafata bari abantu bose akababikamo ubwoba akabereka ko yakwiruka n'isaha muri projet cyangwa se yayihagarika kubera ko ari we director arica kanakize. Noneho ngewe rero ikintu kenshi dukunda gupfa nuko nyine iyo ugiye kuzana ibyo bintu bimeze nk'igitugu mu kazi nje ntago mbyemera kuko manzi yuko iyo projet igomba gukorwa ikarangira idashobora kumara imyaka myinshi wenda umuntu akaba yakora n'indi. Ikindi nkaba nerekana ko ari ikintu gisa nko gukandamiza nk'umuntu tuvuga wenda nk'umuntu mwagiranye ikibazo mu buzima busanzwe uyisubizana mu kazi sibyo ibyo ngibyo nibyo bintu byagendaga biba ariko gasanga nyine ntago ndi kubishyigikira. Uriya rero Muhire ni umuntu mutoya cyane muri bino bintu urumva uretse kuba wenda ayo ahedinze iyo channel urumva nyine ntago afite capacity ingana n'iya Bahati mu bijyanye no gucakura cyangwa se gutekereza ibintu bijyanye na projet urumva. Bahati ni ncakura ntago rwose banganya ibyo ni ibintu nawe ubwe azi arabizi urumva rero ntako natagendera mu kwaha kwiwe tu ariko nyine ntago byakunda ko ngendera mu kwaha kwa Bahati cyangwa se ngo shyigikira amafuti yo mu kazi ahubwo afazari iyo projet yahagarara urumva nkuko babikoze bakangeza icyo gitekerezo bakamyo iyo lettre noneho umuntu agahita akora indi projet yiwe urumva itarimo ibyo bintu by'amatiku n'iki urumva nyine ibintu biri aho ngaho. Hashize igihe kingana icyo utagaragara muri Mbaya? Ndumva hari igihe kingana n'ukwezi. Muri Mbaya twagiye tubona abakobwa bagiye batandukanye cyane ukabona umukobwa ajemo ashinyemo iminsi 2 aragiye akinyemo iminsi 3 aragiye ibyo bintu bye byari bishatse kuvuga iki? Biriya nyine hari abantu bafite story ikomeye muri filime iyo story
hari abantu bubakirwa story ikomeye abo ngabo bagomba kubaho bagakomeza muri iyo bagakomeza iyo story yabo muri filime. Hari n'abantu baza urumva ari nk'aba freelancer sibyo, aba bantu nyine baza agakora antagoniste tu agakora akantu agahita akomeza. Ibyo ni ibintu bibaho nyine, benshi baraza bakavamo bakagenda, ariko hari aba bafite story nka kuri ubona Jackie afite story, kuri ubona Jessica urumva ko ubona Jory ayifite na Joxy, nka kuri Bahati abayifite nanjye cyangwa se nyifite story yanjye n'abari abandi. Watubwiye yuko Makaca ari we muntu wavugaga ijambo rikijyana cyangwa se abantu bose yababwiraga icyo avuze akaba aricyo cyemerwa. Kandi wongera tubwira yuko hari komite, isi yo komite yo yabivugagaho icyo babonaga Makaca ari uvuga ijambo. Mundi komite tuzi neza ko ari abantu baba bagomba nyine gushyikirana bakagirana inama, iyo babonaga Makaca ari ufatiye ibintu byose akabishyira ku mutwe we cyangwa se akaba ari ubiyobora, icyo avuze akaba aricyo cyemerwa. Mwabivugagaho iki mwebwe? Urumva iyo komite ni abantu bangahe? Si ni ya Jessica urumva na Muhire nanjye na Bahati urumva. Abo batatu Jessica, Muhire na Bahati ni umuntu umwe. Urumva komite se ubwo urumva ibintu hani iki kindi cyakurikira? Nta kindi cyakurikira. Joxy ntabwo yaza gucalenginga Bahati kubera ko Bahati na Muhire na Jessica ubwabo ntabwo babashobora sibyo. Ni abantu nyine bagenda bakaba bafite ukundi kuntu baba bakoze akantu k'akazu kabo, gusa ntekereza ko gashobora kuzabyara ibindi bintu bitari byiza nanone nyuma bitazatinda urumva. Ariko nyuma ngo Jessica na Makaca hari ukuntu bari closed cyane, bari mu rukundo cyangwa ntabwo bari mu rukundo? Ibyo ngibyo ntabwo nyabishimangira cyane, kuko gukundana kwabo no kudakundana kwabo wabibonaga nawe ukavuga ati hano harimo nkuko Jona wenda yabafungukiye akababwira ati byagenze gutya na gutya, wenda we utaragirana ikibazo. Wowe ubibona gute cyangwa wibonaga gute? Ngewe byazaba byiza, byarazananshimisha urwo rukundo rwabo koko nkuko rukemangwa, nkuko nanjye yagenaga mbona ayo majeste agiye atandukanye urumva, bwazaba byiza rukomeye. Gusa nuko nzi neza yuko biragoye cyane nyine mu gihe bakiri gukorana muri projet. Wenda batari gukorana muri projet bashobora gukundana, birashoboka, ariko iyo umuntu muri gukorana mu kazi nyine habazamo utuntu twinshi cyane. Ntago bijya bipfa gukunda tu, ntago bipfa gukunda. Gusa nta kibintu nkwaye ngiye gukundana nawe, ngiye Jessica simukunda, icyo ni icyambere ngo namufuhira urumva. Nta n'umukobwa Bahati tereta ngiye nafuhira sibyo, kuko ngiye afite guya abakobwa tereta, nanjye nkagira guya abakobwa na tereta, nanjye ubwanye ntereta urumva. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ashobora kuba yikundira amafaranga, yabona nk'umukobwa yifitiye nk'imodoka cyangwa inzu akavuga ati uyu niwe nikundira. Ngewe ugasanga nikundira umukobwa ufite urukundo, ntabwo ngiye nkeneye umukobwa ufite ibintu urumva. Rero tuba dutandukanye. Ntabwo rero ngewe nigeze ngira ikibazo hagati y'urwo rukundo rwabo, uretse ko nta narwo nyine bijya ibintu byo kubeshyabeshyanya kugira ngo uyu munsi umwe akore kano kantu ndamushyigikire, umwe amuzamurire muri icyo ndamuzamurire muri iki. Ni za profit tu, ntabwo ari ibintu babibona ko ari ibintu bifatika. Muri filime yanyu hagaragaramo abakobwa benshi cyane, ariko abasore mwari babiri, ubu ngubu nkeka ko hasigayemo n'umwe gusa. Bazagamo bakinamo umunsi umwe bakahita bagenda, ariko ubundi twaboniyemo abahungu babiri pe. Ese kubera iki filime yibanze ku bakobwa cyane? Nkawe nk'umuntu wazanaga abakinnyi, kuki utazanye abakinnyi benshi cyane ku buryo b'abahungu ngo uringanize n'abantuze n'abakobwa? Biriya bituruka ku mu script writer, uretse ko nyine na story ukuntu yari yubatse, yari story igaragaza ko umusore abayeho nyine ahamagara umukobwa, haza umwe, haza babiri, haza batatu, haza bane gutyo. Ariko nyine urumva muri filime yabakeneye nk'abantu benshi. Niba ariko hari n'abandi bantu bagiye baza, hari Kizigenza barakinnyemo na ba Eric, ariko nyine hari ibintu byinshi byagiye byanga, byose twagiye tubiganiraho. Abwira Bahati ko dukastinga abasore, wamukastinga urumva yabana kaza kanakina rwose, abantu bagatangira kwishimira uwo muntu, ukajya kubona ukabona story yahise ayihagarika. Nyine nibyo bintu ntago we mbese we muri make ntago abashaka kugira ngo n'abandi bantu baze bacting bamenyekane b'abasore bagenzi be, ahubwo bashaka kugira ngo agumye yigarurire public, agaragaze ko ari we musore ushoboye wenyine. Urumva uyu muntu akina wenyine muri film ari umuhungu, agaragara wenyine cyane urumva, ku buryo ntago ushobora kubona capacity y'imikinire ya Bahati hatari undi muntu, hatari undi mukinnyi nawe w'umusore urumva ufite story ikomeye nk'iriya yiwe nawe cyangwa wenda kumugwa mu ntege muri filime. Urumva njye ntago nari kuba competitive nawe kubera ko ngewe nakinaga mu character ukina nkora akazi ko mu rugo. Urumva ibyo byose twagiye tubiganira. Unyine urumva n'umuntu muri projet wagiye ukomeza kunaniza cyane, kuko ngewe imitekerereze ntago ireba ko projet igomba kubiri gukinamo umuhungu umwe bwa byari ikibazo. None se wenda nka komite wenda twe kuvuga ngo Jessica wenda yemeraga ibyo bahatavuze, nawe ntiyabibonaga ko hakenemo nk'abandi bahungu bashobora kuza
bagakomeza bagakina nyine be kumera nka bara Eric bazaga bakahita bagenda nyine umukinnyi w'umuhungu azagakomeza bo ntibabibonaga cyangwa umva njyewe ntabwo nari mfite umwanya wo guhangana n'abantu barenga 5 urumva bagendera ku bitekerezo by'umuntu umwe urumva niba abantu bose bareba hafi y'amano yabo njye nkaba mbasha kureba nkareba muri metero sibyo kandi ibintu bakabibona kimwe nkaba mbona ibintu bitandukanye n'ibyabo uraceceka icyo gihe ugatuza nyine atarabibonye cyangwa se hari n'abajyaga babibona bagaceceka muri bariya nyine nuko kuntu byagenze tu. Watubwiye yuko ariwe muntu wazanaga abakinnyi muri filime ukazana abakinnyi bashyashya gutyo wagenderaga kuki kugira ngo uhitemo umukino iriya filime turebye iriya filime harimo abakobwa hafi ya bose abenshi ni inzobe wagenderaga kuki uzana abakinnyi wagenderaga ko ari inzobe wagenderaga ko azi gukina wagenderaga ko hari experience afite mu bijyanye no gukina wabigenzaga gute wowe umukobwa cyangwa se umuntu twakastingaga muri filime ubona castingaga Bahati yandikaga scene akambwira ati muri iyi scene nanditse nkeneye ko casting umukobwa umeze gutya na gutya wenda w'inzobe w'imibiri yombi cyangwa se w'igikara cyangwa se muremure munini urumva umeze ukuntu nyine nkagenda nkamushaka nkamuganiriza noneho akaza tukamwandikira bakamwereka scene azakina urumva agakora practice nayo agatangira agakina hanyuma agakomeza nk'abantu bagiye bakina mu minsi 3-2 iyo mwajiraga gute amafaranga cyangwa mwarazaga akamubwira ati n'ubundi ni experience uri gukora niba ukunda gukina ibintu bya filime hari ukuntu umuntu ushaka kumubwira ngo nibwo ugitangira ngwino tukwereke dukinnye hari n'abantu bakunda hit cyane bakavuga ati ni filime izamenyekana nta kibazo reka nyine iminsi 3 bizarangira nta kibazo byagendaga gute mwavuganaga ku buryo by'amafaranga cyangwa niba ari iminsi 3 mwavuganaga gukina nawe mwaravugaga nta kibazo hari ukuntu nyine muvugana hari ukuntu umuntu bishobora gutangira aje gutyo bisanzwe gukina scene imwe akigendera cyangwa ebyiri cyangwa gusohoka muri episode nk'eshatu ariko bikaza kurangira wa muntu umonye ko ari umukinnyi ukomeye ugahita ukomerezaho story ye none ukabibaka cyane ibyo byose bituruka kuri director urumva hari n'abandi rero baza ukabona ko muri za episode ebyiri yemerewe gukinamo cyangwa eshatu zarangira agahita yikomereza nyine gukigiye muvugana ku mafaranga nyine ukareba ayo muhereza hanyuma akikomereza muri projet wenda yazakinirwa wenda mu kindi gihe akazongera ukamuvugisha reka tugaruke dusubiye inyuma ho gatoya njye ntabwo ndumva ukuntu muri ibi bibazo ufitanye na Makaca nawe cyangwa se n'abakinnyi ba filime yambaya cyane cyane ba Jessica na Muhiri ni gute umugore wa Makaca we aza kwinjira muri ibi bintu cyangwa se mama wiwe bana ntabwo nigeze mba casting bariya ari amajwi wumvishe na amajwi bari kunenga nyine umuhungu wabo bari kunenga umugabo we wenda ari kunenga umugore umwana we ariya ni ikintu nashatse kugira ngo Bahati byibura turebe ko yakisubiraho kuko nyira record bari babizi ko nyifite yaba mama we yaba nura mudamu bari babizi ko nyifite kuko na mbere yuko ngiye nyishyira hanze nayihaye Bahati namubwira nti umva uko ibintu bimeze hari ama message nandikiranye na mama we menshi agaragaza ndi kumubwira nti nayimwumvishije byibura ngo turebe ko yahinduka urumva ko ni ibintu twari twapanze nabo sibyo ni ibintu twari twapanze kugira ngo turebe ko Bahati yahindura imitekerereze gena nubwo biranana ni iyihe mitekerereze ni iyo myitwarire atarafite myiza muri filime wagiye kugisha inama mama we cyangwa se ni ibindi bintu byari byihishe inyuma ku buryo mama waza kugisha inama akakubwira ati gerageza ryamuneka hinduka ibyo ni ibintu byari byishe inyuma ya filime nta nubwo ibya filime ari byo ugeze wumva tuvugamo filime nta na hamwe uze kuza kumva record neza mama we yaramaze igihe anyandikira ambwira ati ndashaka kuregera Bahati nk'umuntu mubana kandi mufatanyije projet kandi ibyo byose yabinyandikiraga Bahati twaramaze gutandukana urumva ariko ngewe nakomeje kumwumva Bahati urumva nkuko nanjye nagiye mugira inama nkuko nzi nyine Bahati twarabanye kuva kera nzi nyine amadefo yiwe menshi na waza yanjye urumva ariko nyine hari aho yagiye akabye urumva iyo byageze no muri famille kugera ubwo noneho famille igeraho ikubura urumva ikitabaza undi muntu runaka mubana muri projet urumva utari umufamiliya iwanyu urumva kandi noneho nawe mubanye nabi urumva nawe umaze kukubonaho ibindi bintu bimutera isesemi byinshi urumva bari ikibazo gikomeye nyine nuko ko niba bimeze nyine biriya byo biri apare ya projet yacu wowe ni kuri mama we wenda nk'umubyeyi abagomba guhangakira nk'umuhungu we cyangwa se umwana we akitabaza wenda nk'inshuti babana nese kubijyanye n'umugore we wenda we yabije mate umugore we nyine nawe avuga ko umugore we na mama we urumva bose baba baricaye bagakora inama ndetse n'abandi bantu benshi batandukanye ngo se n'umugore n'ubundi babana barasezeranye cyangwa ni kwa kundi nyine nk'umuntu abana n'umugore bikarangira batandukanye
oya barabyaranye baratandukana kuko ngo barabanye nyine nyuma baza gusa gutandukana nyine ubwo aho batahurije nyine ibyo nibyo umugore nabyo yagiye avuga nyine muri ntuze muri interview yagiye numva bivuga nyine niwe muzamushake zabaganiriza nabemerera tu kuri ubu ngubu se urateganya iki nka Mbaya urumva ubundi izina sinzi ko rizanakuvaho simbizi urateganya urateganya iki nyuma yo kuva muri filime ya Mbaya? Njyewe nta kibazo ibyo nteganya byo ni byinshi gusa mfite projet ngomba gushyira hanze ngomba kuyiransa bitarenze tariki bitarenze kino cyumweru iki cyumweru kigiye gutangira hari projet yanjye nzashyira hanze muzayibona nzayibasobanurira neza uwo munsi wo kuyigira yasohotse okay nta kibazo urateganya iki nyine hagati yabo ngabo na timu ya Mbaya urateganya kuzajya kubarega urateganya kumvikana bakagukuramo neza bizagenda gute? Njyewe nago n'insista kuva nako gusubira muri Mbaya ne kuba narayivuyemo numva ari ikintu nashimira Imana ku buryo baramutse bagwamagaye bakagusaba imbabazi Bahati akavuga ati Musa ko hari abanyura bizi ariko wenda ni nk'akantu kabayeho bro reka tubireke habaye hari nk'itegeko rihana umuntu uhamagaye ningo asubire muri projet akampamagara nahita njya kumurega wajya kumurega nahita njya kumurega habaye hari itegeko rihana umuntu ahamagara undi ngo agaruke muri projet cyangwa se kwinginga umuntu akampamagara ngo ningaruke muri Mbaya namurega bakamufunga cyangwa bakamuhana kuko numva nyine Mbaya namaze kuyizinuka cyane narayizinutse. Okay kuri ubu ngubu ufitanye ikibazo na Bahati Makaca na Muhire nawe ndakeka mugifitanye nawe ikibazo cyose aho kiva kikagera cyose gishingiye kuri Bahati kuko Bahati ni wa muntu kuba tugitangira filime nyine twatangiye filime abantu nyine mfite abafana benshi cyane mfite hit cyane muri filime none mu buzima busanzwe ni umuntu ugira ishyari sibyo yabonye muri gukorana mu kazi abashaka kugira ngo abe the winner sibyo ashaka kuba umustar kukurusha umustar urumva noneho icyo gihe niyo bari wandika filime akabona utangiye kuba hit cyangwa abantu batangiye kukwemera cyane yatangiye kugenda agabanya kwandika utuntu nyine dushobora gutuma abantu bagomeza kugukurikirana ngo bakubone yibagirwa ko yatara ushobora kwivana aho ngaho ukajyana n'ahandi urumva naho ngaho ibintu byose by'amatiku byagiye bitangira yatangiye kukugabanya kuko nabonaga akenshi uzamo filime igitangiye narayikurikirana cyane akenshi wazagamo bakobwa baza gusura boss ukababuza ukazaza challenging ukuntu hako nyuma nyine wajyagazamo rimwe na rimwe wenda naho byavuye wenda ashaka kugaragara muri filime nibyo naho byatangiye n'abandi bose nuko byagiye bigenda iteka ikintu biti ishyari ni ikintu kibi ishyari ntabwo riba rigomba gukora mu kazi cyangwa se muri business ugomba kureba ikintu kimwe ugomba kureba business iranyinjiriza cyangwa izantunga urumva ibindi byose ukabyihorera ntabwo ari ngombwa ngo wamamare kwamamara nta mafaranga ufite nta kintu bimaze sibyo kandi noneho ntekereza ko n'igihe twahereye twamamara muri Kigali no muri entertainment ntabwo dukeneye kwamamara ahubwo dukeneye kugira gute kuba abantu babaga tukagira ikofi sibyo ibyo ngibyo rero nibyo bintu nahoraga nganira nawe nkamubwira nti dukore ibi bintu gutya twishaka guhangana nk'abantu bahanganye muri filime kuko twe turi gukora project ntabwo dukeneye kugira ngo duhangane ahubwo dukeneye kugira ngo twinjize amafaranga duhangane n'ibibazo byacu urumva ako gasanga ntago abyumva nari mu nkubaza ngo Bahati na Muhire wenda nibo abantu byagaragaye ko hari nk'ikibazo mwaba mufitanye ko ari nabo mwabanaga right si mwabanaga mu nzimwe abandi bo bakina ibyo imibanire yawe nabo imeze iti nawe ni mukinyi nafitanye nawe kibazo none uravugana nta kibazo ubundi umuntu wese ukina muri Mbaya utarakoze akazu urumva akazu karakazu ka Jessica nabanuza na Bahati na Bamuhire muri rusange umuntu utari muri ako kazu nta kibazo dufitanye kuko ngiye ntago nkunda akazu muri business gute business igenda izamwe ibice ugasanga uyu munsi habaye inama ngo yabereye kwa Jessica ejo habaye inama yabereye kwa Jackie ni wanabimenye ejo habaye inama ngo yabereye ngo mu rugo ngiye nawe ngo nanjye nyirimo na Bahati na Ntuzi utuntu tutunama urumva niba hari amafaranga agiye kwinjira muri projet ugasanga abantu bagiye kuyaganiriraho iyo ngiyo hirya y'umusozi urumva noneho bakoze inama bayaganirira iyo ngiyo amafaranga agiye kuboneka ya naya nyuma yaho hashira nk'iminsi urumva ukamenya ko ya nama yabaye uri mu yindi nama urumva nayo baguhamagayemo ukibaza ibyo ni ibiki mugiye gufatira amafaranga imyanzuro n'uburyo amafaranga agomba gukoreshwa kandi muzi ko atari mwe accessinga kwa amafaranga gusa urumva hari undi muntu uhediza ibyo bintu nyine ugasanga ni ibintu nyine namanyanga aturutse mu gushaka kwikubira amafaranga yagiye aturuka kuri Bahati urumva kuko urumva niba we yamaze kwegereza Jessica nanuze na bari abakobwa bandi akabagira inshuti niba ya mafaranga yo kweza agiye gusohoka
afite no guhita akubwira ati njyewe urabizi ko nkwandikira filime nkwandikira story nziza nagukomeje muri filime nakugize umusitari aya mafaranga yawe ngiye kuyafata urumva agahita yatwara gutyo benshi niko agafata akavuga ati njye nakugize umusitari aya mafaranga ngiye kuyafata akabafanya nk'amafaranga y'abakobwa bangaye bose akaba arayatwaye ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ukabona ibintu by'umwanda tu ukabona ntabwo ari ibintu bisobanutse anyway njye nagiye no kugira ngo niyo letter bagiye kwizana ko njye ntabwo nari gusezera muri projet yanjye ahubwo nari ntegereje iyo letter kugira ngo insezerere then noneho ndebe ukuntu ntandukana nabo dusepare noneho mvanemo ibintu byanjye cyangwa se imigabane yanjye mfitemo cyangwa uruhare rwanjye hanyuma bakomeze projet yabo ubundi byari imaze kunsema yari imaze kongera hano irera gutese sebe none se nk'ubu tubwiye ngo muri iki cyumweru cyangwa se iki cyumweru kigiye kuza ugiye gufite projet nshyashya ugiye gushyira hanze uzashyira projet yawe hanze n'ubundi utaratandukana nabo kugira ngo byibura bigufashe no gukomeza gukora projet yawe neza none turamuka dutandukanye nabo tuzandikirana urumva bigaragare ko mvuye muri projet neza ntabwo ari ngombwa ngo bimbuze gukora ibindi bintu byanjye ntabwo byambuze watubwiye yuko niba byanga uzabijyana mu mategeko hari uwo ujya ugerageza kuvugana nawe wenda nk'abari bo muri komite kugira ngo mubere ukuntu ikibazo mwakikavaringa kugira ngo kirangire ubonye byanze ku buryo bahita ujya mu mategeko turavugana ntabwo nahita njya mu mategeko nonaha kuko twagomba kubonana muri iki cyumweru ariko haza kubonekamo utubazo hari umuntu anaherekeje gukoresha imodoka mu igaraje uwo munsi twari twahanye gukorana na bakanama noneho nirirwa nyine uri kumufasha arumva nawe ntabwo yarabimenyereye cyane baza kumpamagara rero amasaha aramfata kandi nari ntarava muri iryo garaje nari gukoreshereza umuntu imodoka nyine nibwo navuganye na Jessica aravuga ati tuzabirebera ikindi gihe ubwo numva muri kiriya cyumweru bishobora guhura tukaganira byose tukabinoza hari ukuntu abahungu iyo babana cyangwa se iyo bagiranye ikibazo hari igihe barwana bikata birangira wowe na Makaca nta munsi n'umwe wigeze murwana ni ibintu byahereye kera mukora na filime bihari hari ibyo wagendaga kubona ukihanganira nawe hari ibyo mwajyaga mureka ariko mukabona ko harimo ibintu by'ibibazo abakobwa hari ukuntu tubikirana inzika cyangwa se tukagenda tukabivuga mu magambo ariko abahungu bo nzi neza ko ni ingumi ku yindi bikata birangira wowe na Makaca nta munsi n'umwe wigeze murwana kubera habaye ikibazo runaka kurwana ntabwo twarwanye kubera ko turi bakuru ntabwo turwana twebwe dukoresheje imbaraga z'ibipfunsi ariko nyine twarashyamiranaga urumva bibaho hari ukuntu nyine mushobora no gusangira no mu rugo wenda umuntu bikaza akayoga kakaza kuza kuvanga ibintu bimwe na bimwe ariko ntabwo byigeze bigera ntabwo mwaratonganye wenda gutongana ntabwo bijya bibura umuntu akubwiye ngo ntabwo yatonganye na mugenzi we n'abantu b'impanga b'abatwini baratongana bakanarwana ibyo ni ibintu bibaho ariko twe ntabwo twigeze turwana kuko ntabwo byigeze bibatu gutongana ho byarabaga nyine kubera n'akazi n'iki umuntu mubana hari igihe wanashaka gukora akantu ukabona ntabwo kagushimishije ariko gukubitana gukubokisanya nyine ibyo ntabwo byabaye mwabanaga muri batatu uri wowe uri Muhire uri na Makaca icyo gihe muratonganye ntabwo mwumvikanye Muhire yajyaga ku ruhande rwa director nyine mukuru kwa kundi nyine aba yamubwiye ati avuga ijambo rikijyana Muhire se oya bivugaga icyo mwabanaga mwatonganye nyine akabona yajyaga ku ruhande twebwe twaratonganaga tukaniyunga twebwe ubwacu nta muntu ugitwunga nta muntu watwungaga iyo twashwanaga twaraniyungaga bivuze ko n'ubu ngubu muziyunga oya ntabwo numva ibyo byabaga ari ibintu bisanzwe iyo tugiye mu bintu bishobora kubaka future y'umuntu ntabwo nkaba harimo ibitsitaza icyo gihe ntabwo twakiyunga nshobora kuba uyu munsi nari imbogamizi kugira ngo bahatatere imbere cyangwa se nawe akaba ari imbogamizi kugira ngo njye ntere imbere iyo byageze aho ngaho rero ntabwo wakiyunga n'umuntu kugira ngo ubeho nabi ahubwo watandukana n'umuntu kugira ngo ubeho neza sibyo byiza nuko kuntu bimeze kuri ubu rero ubonye ibibazo bibayemo ubonye gufatanya na projet n'undi muntu ni irihe somo wabonye mu gukinana cyangwa se mu gufatanya business n'undi muntu gufatanya business n'undi muntu ntabwo ari ikibazo kuko iyo abantu bafatanyije batera imbere ahubwo gufatanya business n'abantu urumva batagize b'abanyeshyari urumva abantu batazi gusigasira business kugira ngo iyo business ibyare umusaruro nicyo kibazo ubwo ni ukuvuga ngo ngomba kumenya ese ninde muntu tugiye gukorana business afite iyihe capacity urumva ese uwo muntu agiye kumvana ku iye step angeze ku iye ubwo urumva gukorana business n'abantu nyine navuga ko batari aba businessman urumva nicyo kintu cya mbere kibi kibaho nicyo wakuyemo isomo se byibura abantu batasobanukiwe business cyari cyo
iryo ni ryo somo nabonye. Ikosa wabonye cyangwa se ikosa wakoze mu buzima ni ugukorana n'umuntu udafite experience mu byo mugiye gukora? Afite experience mu bindi yagombye kuba urumva uyu munsi ashaka indi experience muri business yinjiza amafaranga. Uravuze ngo cyangwa se ushatse kutubwira ko ibyo arimo ntago nabyita ko ariyo nuze ariyo kariyeri yiwe yasubira mu muziki. Ibyo arimo arabibona ko bishobora kubyara umusaruro ariko ntago ari kumenya neza inyungu y'icyo kintu cyangwa se ntago azanashaka icyo kintu kiva ngo amenye nashaka kukigeza. Icyo nicyo kibazo. No gukorana business n'umuntu birasaba ko ngewe n'indi projet ngiye gukora nuko nagenda nkora n'andi ma projet kera yanjye nkabona abaye success sibyo nzajya nyihedingira sibyo kugera ku munota wa nyuma urumva. Noneho ningira nk'umushareholder urumva aze twicare tugirane contrat urumva abona izo shares ziziwe muri business urumva ariko ntaba ari umuntu ufata ibyemezo kuko hari igihe umuntu aza gufata ibyemezo agafata ibyemezo bijyanye no gucuruzwa kw'ingurube kandi ibyemezo biri gufatwa wowe ubwawe uri gutekereza ari ibyemezo by'ukuntu wacuruza wakagura ubucuruzi ukaba wacuruza nk'indege urumva rero icyo gihe bitandukanye. Kuri ubu ngubu ni Makacara mutaje nongeye ngisubire ikibazo akakubwira ati mbabarira reka twiyunge bro nta mbabazi wamuha? Nakubwiye ngo bibaye ngombwa ko umuntu agusaba imbabazi ngo musubirane muri projet bikaba bihanirwa akabikora gutya namurega bakamuhana. Urananzi ko byibura wisubiye? Oya nakwisubiraho mu buryo bwo kugira ngo hagati yacu nge nawe umwe atera imbere urumva ikiza nuko twasepara kandi koko nge nahoze nanabyifuza kuva mbere none rero biri mu nzira nziza kugira ngo dutandukane nawe. Ntabwo ikintu nsaba Imana nuko twazatandukana neza hatabayeho andi matiku ngo bikururukane bizagende bigere mu bitume twinjira mu yindi life none itari nziza hagati yanjye nawe. Kuri ubu ngubu niki wabwira Makaca muri aka kanya? Nje namubwira ngo courage mu kazi kawe komeza heading project kandi ukomeze akazi neza ubikore fresh urumva wowe nyine uzirinde guseba gusa. Icyo cyo nyine nicyo namubwira. Okay, muri aka kanya turimo gusoza n'ikiganiro cyacu turashaka kugira ngo tuganize kuri project yawe kugira ngo byibura n'abantu bayitegereze nyine amatsiko. Project ni ya comedy. Ni ya comedy nzayikora izaba nziza izabaryohera rwose muyitegereze izaba ari irateguye ko nyiteguye igihe kinini cyane kabisa. Hanyuma izabaryohera rwose ndabizi imbavu muzazitahana nazamenetse kabisa. Imbavu nzazikirigita mu gihe cy'icyumweru bayitegereje. Cyumweru kabisa mbese ntago bizaneza kino cyumweru kizatangira ejo. Hari ukuntu muri filime nge hari umwana nako hari umushuti wanjye bivuge hano urutoge ukunda amasani yawe ibimenyetso byo gukora uri gukora muri mbaye oya mbabara ugakore nyine acting ubu ntabwo acting kuko ntabwo nkibikina muri mbaye ariko ntabwo kiri gukina muri mbaye ariko gerageza wibutsa abantu mbaye yari uwe muntu uzi hari umwana ujya ukunda kubikora ukajya kubona ukabona ngo oya none urumva ngiye nakinaga ndi umuntu nyine ukina yisekereza abantu ari umukozi wo mu rugo uri fani urumva ukora utuntu tw'utujeste gutya ubwira mabuja arahira indahiro nyinshi agera guhita nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ajya mbabarira rwose ariko next time ngiye kubazanira ibindi bintu biryoshye. Wasoza ugira ikintu ubwira abafana bawe abakunzi bawe muri rusange bamwe bagufanaga bamwe baguteraga ingabo mu bitugu bamwe baguhaga courage ndetse unabarangira noze social platforms z'ahantu nyine bashobora kugusanga iyo film ni nasohoka tuzayisanga hehe ese umuntu aramutse asuye ibikorwa byambaye yabisanga hehe? Ibikorwa byanjye numva ndi guhindura platform yanjye. Ndashaka kugira ngo kwanza mbaze ndebe content irumva iyo content ngiye gushyira hanze na platform yanjye yose igomba guhita ihinduka ikitirirwa iyo content urumva. Sasa hari hakiri utuntu duto cyane nkirimo kuzuza kugira ngo mbirangize noneho platform yanjye yose yitiranwe n'iyo content yanjye nshyashya igiye gusohoka. Ubwo niyo mpamvu next week ejo bundi nituganira ngiye kuyiransa nzahita mbabwira nti platform yanjye uyu munsi imeze gutya yavuye kuri iyi zina ryahindutse urumva
nka platform nakoreshaga Mbaya Rwanda urumva ariko still urumva niba hakiri utwo tubazo ntabwo nahita mvuga ngo none mukomeze mumfollowing kuri no platform kuko ushobora gusanga ejo najye mu mategeko ngatsindwa cyangwa se nkaba nagira gute urumva teganya gutsindwa se oya nyine ni ibintu nabyo rabiteganyerega oya nta rusara umuntu udatsindwa nta muntu udatsindwa nta muntu udatsinda sibyo ushobora kugenda uzi kuri butsinde ugatsindwa ushobora no kugenda uzi kuri butsindwe urumva ugatsinda ariko icyambere cyo ni ibimenyetso urumva ntago ari ukuri uriya ukuri ntago gukora cyane ahubwo gukora ibimenyetso umuntu uza mu manza aho platform yanjye igomba guhinduka next week nzabakubita content iri kumwe na platform yanjye yose ubu ngubu umuntu ashatse yakomeza akakwita Mbaya nta kibazo kabisa urabyemere ko ushobora no gusanga no mu bundi buzima tuzajya duhura ukavuga ati dore Mbaya wenda akamaro uri kugora kuri nyita ibuka ko yatangiye ari indaya Mbaya wowe indaya Mbaya bavugaga yes ubu nagize Mbaya reka nta ndaye njye ntago ndi indaya uribuka ko twabikoze ubwira Joanna twabikoze njye nawe uya ni wa mutimete wigeze kuza itangira mukundana nyine umubwira ati giye hani iwanjye ni rwose hani iwanjye uriya yakinnyemo nawe yakoraga ku Isango yitwaga Fiye yakinnyemo nari namubeshye wamubeshye wigize boy wakoze ko natwe Mbaya nari kumutuburira kugira ngo nyine ndebe ukuntu wakikemurira akabazo kari kanyugarije muri mubi ndi inana yize wakoze cyane kora natwe mwakoze cyane yambi ya Go TV zabaye nyinshi rega sawa mwakoze cyane